turabashuje cyane mwese kuri chaîne ya Info France Rwanda, aho nifuje kuganira na papa wanjye nkamubaza ku by'ishene uko bimeze nuko yabitangiye nuko igitekerezo cyamujemo, kuko numvise ko aganira avuga ko byerekeye, harimo ibyerekeye urubyiruko, harimo ibyerekeye avenir y'u Rwanda rw'ejo, mbega harimo ibyiza bitureba twese nk'abanyarwanda ariko baba hanze nabo imbere byose nabo byo bose, ariko ahanini ababa hanze, ko aba hanze bakunze kutagira umwanya wo gusura igihugu, bakunze kutamenya amakuru, dukunze hari igihe mba afite vacances, umuntu nshaka ko tujyaneyo akaba adafite vacances rimwe nanjye, bigata bituma mbyica, cyangwa nkaba mfite n'izindi mpamvu zimbuza kuhojyayo, cyangwa meme nkabura n'umwanya wo kumva amakuru, ko hari amagambo menshi y'ikinyarwanda nagiye ntakaza ko nagikoreshe cyane buri munsi. Donc uyu munsi niyo mpamvu nishimiye kuza kuri iyi chaîne kugira ngo nganire menye, kuko chaîne imaze gutangira, nibwo igitangira, numvise hariho ibintu byinshi byiza bisa nkaho bishimishije kandi bifite akamaro by'ingenzi. Donc gufata umwanya nkaza gusaba amakuru nk'aya ngaya, mbega kubaza ibibazo byanjye numvise ari ngombwa, kuko papa we amaze iminsi ajyayo cyane, agenda amara umwanya, donc ndashikaga ko kumwiyumvira nkamubaza ibibazo byanjye numva mfite ku mutima, bigereranye n'iki gikorwa nabonye yatangiye. Murakoze. Urakoze mukobwa wanjye, birumvikana ko mu Rwanda mpagiye kenshi, kandi reka mpagende ni iwacu, ni u Rwanda rwambyaye kandi namwe muvukamo. Nk'uko rero wabitevuze, nuko iyi chaîne, uyu murongo watangiye ndetse uvuye mu izo ngendo nyinshi maze mu Rwanda, kuko nahavanye kwiyemeza kuvuga ngo ko mbona ibyo mu Rwanda bihari byiza atari ko bivugwa hanze. Ntabwo umuntu yafata umwanya ibyo umuntu akabitangaza akabirarikira n'abandi batajyayo, cyangwa se akabuza n'abandi basebya u Rwanda kuko batazi nuko rumeze, cyangwa se badashaka no kurumenyekanisha abandi kugira ngo bihitiremo. Bityo uyu murongo rero uza utyo, kandi ukaba ufite izi za gahunda zikurikira: kumenyekanisha amakuru, gutangaza ibibera hari iwacu, ndetse no kuganira ku biriyo. Hari abajyayo, hari abavayo, hari abafite ibikorwa by'iterambere, kandi ukabona bafite umunezero mwinshi, igihugu kiratekanye, kiratuje. Niyo mpamvu mvuga nti uyu murongo rwose uje abantu bari bawukeneye, kuko ni uwo murongo ugiye gufatamo umwanya mu mirongo yindi ku mbuga izi ngizi z'abantu benshi, ariko ubona nyinshi zuzuyeho ibinyoma gusa, zibuza abantu gufungura amaso ngo barebe u Rwanda rwabo ruri kubahwa n'abantu, rugakundwa, mbega icyo kirezi nabo cyabo batazi uko kimeze bakacyitabira. Cyane cyane urubyiruko rwose bwo ruzagiramo uruhare cyane kuri uyu murongo, kugira ngo rwitabire ibyo nabonye mu Rwanda, kuko hari abamaze kugerayo, ariko n'abandi nabo bataragerayo bagira igihe cyo kujyayo, bahirebere, bibohoze ku kibaboshye, bagiyeho rwose. Okay. None se abantu benshi nk'uko twabonye kuri video yasohotse ejo, abantu bakoraho komantere bavuga ati ntimunyurwa, mbega hari igihe abantu bavuga bati nawe uraje ugiye gukora channel nk'uko abandi bose zikora, ati buriya ubwuvuye bagushyizemo amafaranga, byakumvikana gute? Iyo myumvire hanze barayigira, kubera ko iyo batagera ahantu bagira nyine izo nkuru z'impuha n'ibinyoma, hariya amafaranga arahari, nta hana arahari. Kuko igihugu cyacu ni igihugu nk'ibindi bihugu, kandi igihugu noneho nakubwiye gitekanye, gifite n'iterambere rwose iri ngiri rikurura n'abazungu bakagenda bihuta. Niyo mpamvu rero nakubwiza ukuri ko rwose kujyayo ni ngombwa, kujyayo ni byiza cyane, kandi umuntu akagenda ajyanye imbaraga zo kubaka atari kujya gusenya. Justement kubaka n'abanyamahanga bariyo, niki kintu cya mbere cyatumye ngewe nshishikarizwa kuza kukubaza ibibazo, kubera ko
sinkira urubyiruko cyane ariko nta naho ndagera. Ni ikibazo cyanjye, mbega dukurikije uko wavuze ko harimo gahunda igereranye ikwiriye urubyiruko, mbega ireba urubyiruko rwo hanze kandi ikareba n'abategarugori, ikareba n'abana, wenda umuntu w'umujene yakwibaza ati ko namenyereye kubaho neza aleze muri bino bihugu byo hanze, ko namenyereye kuba ibintu biri apporté, est-ce que ngiye mu Rwanda nakora entreprise bikemera? Kuko tubona amakuru buri munsi ukuntu u Rwanda ari rwiza cyane. Info France, dufite France Info, dufite Le Monde, bose bashyiraho regional bavuga bati habaye ibi nibi mu Rwanda, twagiye gushyiraho projet zinis. Est-ce que bireba abanyamahanga gusa? Abana b'u Rwanda bashika gutaha ubu ngubu bashobora kugenda bagakora projet zabo nabo? Nta kibazo. Icyo ni ikibazo cyiza cyane, ndetse ahubwo nicyo cyatumye n'uyu murongo ugira imbaraga zo kujyaho. Nuko ibiri gukorerwa hariya mu gihugu, iterambere rihari, ishoramari rihari, ni iry'abanyarwanda. Abanyamahanga baza ari abanyamahanga, ariko ishoramari rihari cyane cyane ni iry'abanyarwanda. Ni iry'abanyarwanda bahugutse, ni iry'abanyarwanda biyemeje, abo uzajya wumva bitwa ba rwiyemezamirimo, ni babandi bamaze gusobanukirwa, ni babandi bakunda igihugu cyabo, ni babandi bafite igihugu bicemo gitekanye, kimeze neza, ku buryo ndetse no kuborohereza kugira ngo bashore imari zabo, batangire imirimo yabo, ba rwiyemezamirimo. Igihugu cyabakoreye gahunda nziza cyo kugira ngo batangire neza, kandi ibyemezo byo gutangira babibone neza, no gukomeza kubashakira amasoko no kubatera inkunga. Ubwo rero rwose abari mu mahanga cyane cyane bari bakwiriye kumenya ko igihugu kiraryoshye, kimeze neza, kandi kugira ngo kiryohere abandi, cyo kuryohera abanyarwanda bakivukamo. Nasanze ibyo bintu ngomba kubibabwira rwose, bakitabira ubwo buryohe burimo. None se niki kibuza abandi kubyitabira? Kuko tubona ko abantu benshi bakora amacano, bakora mbega amashene asebya cyangwa se atera abantu ubwoba, bakavuga ati nujya mu Rwanda bazakwica, nujya mu Rwanda bizakubaho ibi n'ibi ngibi, uzafite ibibazo. Mbega bavuga ibintu byinshi cyane kugira ngo babuze abana, kuko urubyiruko ruto abenshi bakuriye ahangaha, hari abantu batarabona u Rwanda, wenda uruheruka ari impinja gusa, ariko bashika kuvuga babona amahanga yose ajyayo, abantu bose bajya gukora vacances, bavuga ati nanjye ndashaka gutaha. None ubona abo bantu niki kibabuza kubyitabira nkuko wabyitabiriye bikakujyamo? Nibyo biri kuri main goal, cyangwa se biri ku muzi wo kugira ngo uyu murongo ube waragiyeho. Kuko mbana hari abantu hano mu mahanga twicayemo mu buzima tubayeho, ni ukuvuga ngo hari abatinyuka bakabuza abandi kujya mu gihugu cy'ababyaye. Hari abasanzwe, hari n'ababyeyi ubwabo babuza abana babo. Iyi rero uyu murongo urashaka guhiturira aba bamama, aba bapapa, aba bantu bose bafite ibintu by'impuha, bafite ibinyoma, bafite iterabwoba rituma abenegihugu harimo n'urubyiruko rwose rusa naho rutseta ibirenge kujya mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi ndakubwira ko umunsi bahageze abo batarajyayo nibo bazaza bagarukane babandi bajyaga babuza kujyayo. Kuko ubu tuvugana gutya, hari urubyiruko rumaze gushoraho imari, hari urubyiruko rumaze kwibohora, hari urubyiruko rufite ubuhamya bukomeye cyane bw'uko bagezeho bakakirwa neza, bakamererwa neza, bakiyemeza, bagatangira neza, bagashaka no kutagaruka hano. Ariko bahagarutse kubera ko hafite ibikorwa. Urebye Ububiligi bitwegereye, urebye Ubufaransa twicayemo, urebye za Amerika, ukareba ibihugu biri hirya no hino, hari abaprofeseri d'université b'abajene, hari ba rwiyemezamirimo, les ingénieurs n'abandi bafite ibikorwa hano, ariko biyemeje kugira ngo babyimurire mu Rwanda kuko hameze neza, hatekanye. Abo rero bazahindukira babe abatemwa b'ibihari, kandi bazadufasha muri programme nk'uko nabivuze y'urubyiruko, kugira ngo urubyiruko rubohoke, rujye gutegura ahejo hazaba habo heza. Ubwo se nk'abana abajene ubu ngubu bo bumva bashika kujyayo, ariko bakumva bafite iterabwoba ababyeyi babo babaha, none bakumva nawe uri kubashyiramo confidence uti no mugende, c'est mieux, urabona ni byiza, nta kibazo. Ni gute umwana yamenya gutrasha? Ni gute umwana yamenya kumva ngo wenda ababyeyi banjye bafite rezo kuhatinya, cyangwa se uriya mugabo, uriya musaza uri kutubwira ngo tujyeyo, cyangwa ibyo yahabonewe, ibyo yahakoreye aratubeshya? Ni gute bashirika ubwoba bakagira motivation? Ubwoba bazabushirwa nuko uyu murongo ufashe icyemezo cyo guhiturira abanyarwanda kujya mu rwababyaye.
iyo ni inkuru tuzatangaza igihe cyose gishoboka kugira ngo abantu bongere bakunda igihugu cyabo kuko udakunda igihugu cye hari ikintu wagira ngo iyo abantu bamaze kuva hariya mu Rwanda bacyurira indege cyangwa se banyuze barenze umupaka basa n'abiyambura ubunyarwanda ibyo rero bageze hanze nyine batagifite ubwo bunyarwanda nibwo binjira muri bya bikorwa bibi muri za nkuru mbi muri bya binyoma bakabipapira akenshi bafite icyo bikanga akenshi bafite icyo badashaka ko bamenyekanaho bagiye bangije hariya yego cyangwa se badashaka ihinduka akenshi bafite n'amashyari kuko u Rwanda ruri hariya ruriwe n'umugabo ufite imbaraga kandi ufite ubwenge na timu bakorana azi gushaka abakozi azi gushaka biyemeje kandi bimwe bakobeshya by'amoko mu Rwanda nta bikirimo ni ukuvuga ngo iyo uhageze usanga abo bita amoko ntashaka kuvugira ahangaha bose barunamye barakora barahagaze barashakisha icyababeshaho bari mu butegetsi hose barimo nta nkomyi rwose irimo icyo ubwo rero ndumva nta kibazo kizaba gihari bazatinyuka cyane cyane ko nk'urubyiruko ruzagira urundi rubyiruko ruvuye mu Rwanda rutangemo ubuhamya bw'uko bimeze ubwo buhamya buzabahwitura kugira ngo bitabire bubafashe kugira ngo batinyuke barenge bwa bwoba na bya binyoma kandi amahindura azaba ariyo meza cyane kuko bazaza bahindutse pe bahindura ibintu biri ahangaha muri amahanga u Rwanda rwongere pe rumere neza cyane byakabana byiza kugira ngo abanyamahanga rero bonyine bajya ku investisayo bakora ama projet kandi natwara igihugu cyacu ari twakagombye kubyitabira bwa mbere harimo n'abafite ubushobozi harimo n'abafite ubushobozi none se ubwo ngubwo uko baze gute se wenda tugaruke wenda kuri icyo kibazo cy'amoko kubera ko ubu tubwiye ko nta moko agihari abantu bakora ubwabo buzima ni abakozi gusa barashaka kwiteza imbere byo ntabyo bibatwaye no twavuga iki nko ku bantu bakora amacano hari umudamu ukora amacano ufite cano kuri YouTube uwo mudamu akazi ke nako gutuka abantu akurikije amoko akavuga ati ziriya nyenzi aravuga inyenzi aravuga FPR ntabwo akivuga FPR aravuga nk'ibya kera ngo ziriya nyenzi zatsinze u Rwanda kubera ko abazungu babahaye imbunda donc ashitse kuvuga ati iyo batazibaha twari kubamara mbega sinzi urumva aracyari mu bya bintu bya kera none aracyavuga ngo u Rwanda ngo rubyiruko muze kuko ngo narahwitura urubyiruko ariko rujyana mu nzira itandukanye n'iyawo uraruhwiturira kuza kubaka wararuhwiturira kuza ngo kubohora u Rwanda no se urwo Rwanda wasanze rumeze gute ku buryo abantu bajya kurubohora ikintu cya mbere navuga nuko u Rwanda rutaboshye wavuga ko ugiye kubohora ikintu kiboshye u Rwanda ntiruboshye rufite umudendezo abantu baridagadura ruyobowe n'abayobozi bazima bayobowe n'abazima bakomeye n'abayobozi bakomeye bafite ubwenge bafite icyerekezo cy'igihugu ndetse cy'imyaka myinshi ku byerekeranye rero n'ababyeyi bashobora kukoshya abana gute abanyarwanda nibo bivugiye bati uwibahetse abayigisha mu mugongo nawe kuzakora nk'ibyo akora umubyeyi nk'uwo icyo namugiraho inama ni ukureka bene ibyo biganiro n'ibikorwa bibi kuko umwana uwo nguwo ashyizemo iyo migambi mibi umunsi yabonye ko hari imigambi myiza iriho azamugarukana kandi bizaba ikibazo kimukomereye cyane niyo mpamvu uyu murongo ugomba kwita kuri bene abo nyamuneka bakagaruka bakava muri iryo sindwe bakaza ibuntu kugira ngo rwose bongere abanyarwanda bakunze u Rwanda kuko n'igihugu kirabakunze kandi ntacyo kigeze kibatwara nibo ubwabo wenda bafite uburyo bubayeho bafite uburyo bumva ko barenze ariko nyine ababwira bagaca bugufi bakagaruka kugira ngo abanyarwanda bari hano cyane mu mahanga mu Rwanda baratekanye bameze neza ariko mu mahanga niho hari induru niho hari amagambo niho hari ibiki byose nibayareke kuko nta n'icyo azabagezaho ntacyo pe ndabivuze ntacyo azabagezaho kuko iyo wumva bavuga batsindagira n'imbaraga nyinshi ugira ngo nyine bisa nk'ibyo nk'uko akunda abantu bavugaga bari gutegura intambara bati tuzabamara mbega ajya mu bintu bisa nkaho umuntu yabyumvaga atagira ubwoba kumva nta nubwo azongera gusubira mu Rwanda n'abantu bateganya kuzongera kwicana none n'abantu bateganya mbega batarize bataravanyemo leso mu bibazo twanyuzemo urumva ibyo ni ibitekerezo bye kandi ibitekerezo by'umuntu hari aho bigarukira ariko ibitekerezo byiza ni ibyatekereza ibyatekereza gusubira inyuma kuko bagashoza intambara nta gihe batabayeho ariko tugeze mu gihe abantu bagomba kwirinda kongera gushoza intambara kuko kiriya gihugu kiratengamaye
kiriya gihugu abantu bari bagombye kwishimira ko dufite ubutegetsi bwiza, ubutegetsi bukunda abaturage, ubutegetsi bubahwiturira gukora. Icyo nagira ngo rwose abanyarwanda aho bicaye mu mahanga bacyumve, bave mu bikorwa bibi n'imigambi mibi n'ibitekerezo bidahwitse, kugira ngo ibyo babireke rwose. Kandi uyu murongo nicyo mbega urahagurutse kugira ngo abanyarwanda bibwirize, bubake u Rwanda rwabo, haba hanze haba n'imbere. Uri umunyarwanda uri mu mahanga akumva afite iyo fiyeri, ako gashema kuko ari umunyarwanda, kahwava. Nuko rwose icyo kintu kahava, hamubyaye, hamureze, kuko hari na benshi bahavuga nabi, bahatuka, bahabaye abategetsi, bahawe ubutegetsi bariyenda bakanabonanira, cyangwa se bafite andi madosiye ari hariya atari meza. Harimo n'abihaye Imana batinyuka gutukana. Hari umwe wihaye Imana witwa umupadiri watinyutse kuvuga ngo perezida wa repubulika yarapfuye, akabivuga kabiri gatatu kose, akibagirwa misa yasomye, yuko bidashoboka ko umupadiri avuga ngo umuntu yapfuye atapfuye. Nese hari umupadiri waba uri gusoma misa akavuga ngo umukristo yapfuye, kandi uwo mukristo yicaye muri iyo misa? Abakristo bahaguruka misa bakayireka, bakabanza kujya kureba ikibaye ko uwo mupadiri bahabona ari uburwayi, bakamujyana kwa muganga. Ubwo rero niyo hari abarwayi nabo ni byiza ko bazajyanwa kwa muganga, ariko nibwira ko ibyiza nuko abantu bareka gutekereza ibitekerezo bibi. Ibitekerezo bibi igihe cyabyo cyararangiye. Donc yari umupadiri wihaye Imana, akabeshya kugaragara ari umupadiri. Ndi mu bamwakiriye i Rwanda muri 2005, aza ari umusore mwiza, atujyana mu misa, ndetse icyo gihe hakurikiyeho kugira ngo nshyireho za théâtre nzikinisha abanyarwanda, tuvuga ngo turi kwakira umupadiri. Rwose yaje ari agasore keza ubona kameze neza, ariko uko abantu bagenda bahindagurika n'imyaka, ubwo nawe ntiyabuze ikimwanduza. Ariko nawe ubu ngubu niba nyumva, nuko namubwira nti nyamuneka subira ku ivuko, waje uri umugabo, waje uri umusore mwiza, ibyo bintu wihaye utanashoboye bivemo. Ntabwo tumuje ko yakora politike, nta n'uburenganzira dufite bwo kumubuza. Ariko niba nabyemera nk'umupadiri yabikora, kandi abikora neza. Yashaka no kuba perezida wa repubulika, akajya mu gihugu akiyamamaza. Ntabwo waba uri hanze bakavuga ngo uri gutegeka u Rwanda, uri hanze. U Rwanda se ruba hanze? Ni abaturage bamwe bari hanze bitwara Diaspora, ariko u Rwanda ruba mu Rwanda. Ntabwo rwose igihugu aho giteye ntabwo kigeze kimurwa ngo kize mu mahanga. Ibyo bintu abantu bajya batekereza, kandi ni abahanga bazi ubwenge. Ubwo bwenge bujye bubigisha kugira ngo nabo batekereze ibintu bizima bikwiriye. Ndabibasabye rwose bave muri ibyo bintu bitari byiza. Muri ibyo bintu nibyo mwashitse kuvuga, ni bya binyuma mwashitse kuvuga ko mu kiganiro cy'ubushize mwatangije, mwavuga ko mushika guhashya ibinyoma bikavamo burundu, cyane ibinyoma bibi bisebya abantu, bivuga ngo umuntu yapfuye ariho, kandi ntugera ngo unavuga uti wa muntu ariho nsabye imbabazi. None se ugumva ko waba uteye uteze? Ntabwo ari byo. Birabaje. Ushobora gusanga wenda abo bantu bavuga bati twabaye mu Rwanda, twabonye impfu, twabonye abantu bapfa, wenda nitwe twabifurizaga gupfa, none abari ubu ngubu ntabwo batwifuriza gupfa, wenda bafite ubwoba bati buri ubwo ntacyo bavuga. Ariko ushobora gusanga natwe ejo batwica, wenda baterwa ubwoba n'ibyo babonye byabaye, ariko kandi nubwo bo bitabahigaga, ariko wenda bavuga bati niko mu Rwanda hameze, abantu barapfa, niko mu Rwanda hameze, hahora intambara. Ati niba atari ngiyiteye wenda n'uruzayintera septetsa. Niyo mpamvu hagomba kwirindwa ibintu byakombye gusubiza u Rwanda mu mahano yabaye. Ariko abari hanze bo, abari imbere rwose baratekanye, bameze neza. Abari hanze nani bafite icyo kibazo batarahugukirwaho, ndetse batarasobanurirwa. Ariko umurongo nicyo ubereyeho, niwo utangireho kugira ngo basobanurire abantu, baze baganire, abasore baganire, inkumi, abagabo, abagore baganire, bashyire hamwe, bagira ubumwe. Hanze baratatanye, ariko mu Rwanda bari hamwe rwose, bunze ubumwe, bameze neza, barakora, barahaha, bakarya, bagatekana. Naho hanze niba utuntu turi hanze sinzi uko duteye, ariko sinagira uko ntuvuga. Ariko ni byiza ko n'abantu bari hanze natwe ubwacu dushyira hamwe, tukubaka urwacu, kuko abandi bararwubatse, ndetse twabwo turi gushaka kugenda tubomora, kandi ntibishoboka. Ndakubwiye ntabwo bishoboka, kubera ko iyo turebye dushubije amaso inyuma tukareba Ubushinwa, hari na Korea y'Amajyepfo, ni ibihugu byari biri mu ntambara nta myaka 60 irimo, byari biri mu ntambara, bafite ubukene bukabije, ariko bashyize hamwe bose batera imbere. Ubu ngubu ibihugu byemeze
bimeze nka paradizo ku buryo n'abazungu les occidentaux bajyayo muri vacances bakirirwayo bahari n'abagurayo amazu. Donc ushobora gusanga natwe wenda dushyize hamwe tugendereye kuri iyo nama watugiraga ko uko waba wabibonye n'abandi bashobora kubikurikiza tugashyira hamwe, wenda natwe mu minsi mike u Rwanda rwaba rwabaye rugeze kure kwa n'ubu rugeze kure. Ariko abashaka kugira icyo babomoraho nibo mbwira rwose birinde kugira gushaka kubomora umutamenwa nabonye hari. Ni igihugu kirinzwe, ni igihugu kizima, ni igihugu gikomeye, ni igihugu amahanga yubashye. Nta mpamvu umunyarwanda uhavuka atakubaga igihugu cye koko. Wabonye hari umwana usuzugura umubyeyi. U Rwanda ni umubyeyi wacu, ni ukuvuga ngo twagomba kurwubaha cyane rwose. Biri muri kamere y'abanyarwanda. Birakwiriye. None se ni nk'ubuhe butumwa bwihariye waha urubyiruko, nk'urubyiruko ruvuze ati ndashaka kumva ibyo uramuze havuze, nange ndashaka kujya kubishyira mu bikorwa, cyangwa ndashaka kujya kwirebera n'amaso yahera hehe nk'umwana wakuriye ahangaha utarigeze amenya ibyo byose, umuntu wakuriye muri Canada, umuntu utazi amakuru vraiment direct yo mu Rwanda, utabona uko we yakwisanga ngo amubwire ukuri nyakuri, akumva ibyawe bimufashe. Ikintu cya mbere cyihutirwa ku rubyiruko ni ugukurikira uyu murongo. Bakurikira uyu murongo ni mushya, ni umurongo w'amakuru meza, ni umurongo w'amakuru y'ukuri ufite n'ibimenyetso n'ibihamya, uzabafasha kwibohora ibintu byose bibaboshye. Uyu murongo uzafasha benshi kugira ngo rwose bibohore. Kandi rero ntabwo ari urubyiruko gusa, n'abakuru nabo ndabararika kugira ngo barebe ukuntu bakongera bakaza ibintu, kandi bakirinda kwitabira ibibi, kwitabira inkuru mbi, kwitabira ibinyoma, kwimika ibinyoma. Ngaho ejo mu gitondo umuntu yabyutse yagiye kubeshya abantu, yagiye kubatera ubwoba, ariko abantu barabeshwa ntabwo bazi ubwenge. Baraterwa ubwoba n'iki se? Umuntu nkawe yajya gutera undi ubwoba kubera iki? Ubwo rero nabyo ni byiza kugira ngo ubwo butumwa nk'uko bunsabye mbahaye ni ukwitabira umurongo buri munsi, ndetse rwose uyu murongo bazasangaho amakuru abafashije, asesenguye, abasobanurira, ababohore mu byo baboshye. D'accord, ok. Merci beaucoup. En tout cas, ngiye nkwifurije gutera imbere, nizere ko n'abandi nabonye abantu benshi bagukurikiye, nabonye abantu benshi bakohereza message positif, bashyira message comment ziri positif, bagira rwose babishyigikiye. Buriya no kukwereka ko utari wenyine, ibintu ibyo ubona utabibona wenyine. Niba haguruke ducyashye rwose. Buriya n'urubyiruko narwo ruzareberaho, abari hanze kuko abari imbere bo barangije gusobanukirwa, barangije gutera imbere, barangije kugera kure. Buriya n'abari hanze n'abadaheruka mu Rwanda, nubwo mwahavuye muri batoya, abandi barahavuye ari batoya, ariko bazi ko bakomoka mu Rwanda, byanga bikunze nabo wenda amatsiko azabafata, bagende batere imbere, bagende cyangwa se bajye kwihera amaso, bihansenye, babaze byose, banirebere, banavuga niba babona projet, kuko na bino bihugu tubamo nabyo bigira ibibazo. Ntabwo bino bihugu bizakemura ibibazo byacu byose, nitwe tugomba kubikemura twebwe ubwacu. Rero tugomba kugendana nk'uko mbyumva, tugomba kugendana n'abarangije kubikora, tukagenda tugakorana nabo, tugafatanya nabo. Wenda reka nkubwire ikirangiza, ukuri kurubaka ariko ikinyoma kirasenya. Ibyo nibyo ntanze, ukuri kurubaka ikinyoma kirasenya. Ibyo niba bisobanukirwa kandi uyu murongo nicyo ubereyeho, bizaba barabara. Ok. Atuka murakoze cyane kandi bonne continuation. Naho ubutaha. Merci.